nuko Jihad ngo video wakoresheje ushumika Natasha ku bibazo bya Muyango na Kimenyi ngo wayihawe na Muyango. Uri umukozi wa Muyango? Godfather, ibintu bimeze gutya na Jihad ntabwo buretse nimwe muba mwizanye reka babivuga uko muba mwabibabwiye dada. Godfather aramamagara ambwiye ngo nishyuye Keza amafaranga ngo nimba ngo nundi mugabo ngo batege ngo Muyango. Bambwira ngero mvugisha kuri uvuga ku bintu bindeba. Muyango yagutumye gushumika Natasha. Aguha video urazura muragira ibisiga. Bagirwe mbwirisiga wambwawe ndakwiyamye reka Natasha avuga ibyo avuga reka kuza kumbeshyira hanga. Barakubaga muragenda ujya gusaba imbabazi. Bagirwe ibisiga. Wagiye gusaba imbabazi muko. Warekiri wanona. Gasaba imbwa amazi wandaya. Natasha ni gute wifata ukagurira umugabo boxer utaruwa ukamugurira boxer nk'iyi ngiyi ukayimwoherereza? Ni gute ugura amakabutura nk'aya ngaya wagira ngo Muyango niba ushaka kugura amakabutura nk'aya ngaya ukabereza Kimenyi ngo kubera mwakinanye imikino y'abana harya yanze guhindukira ajya kwa Keza mu mupuri guhindukira se twebwe nitwanga none se niba mvuye gukora uriya mwana akora nijoro muranyumva neza ajya guhostinga niba aje ananiwe akavuga ngo ndananiwe ni ikosa bangahe se hano shunusha no kumara n'icyumweru kimwe bibiri udahaye umugabo cyangwa umugabo akakwima kubera kananiwe none se ni ikosa ku bantu bubatse barabizi kereka abajene none se ikosa afite niri kandi ni n'uburenganzira bwe n'urugo rwe ese twebwe biratureba abanyarwandakazi uyu ni umuntu wa hafi w'uyu muryango bataranashakana Kimenyi abahe ntabwo nibukana yambwiye cyabikoze iyihe mpamvu Kimenyi yakubwiye yatumye yahukana akajya kwibana muri geto kandi yarakoze ubukwe Kasta bamenye ukuri ko ntari mu bantu yariko se kuri kwivanamo wivanyemo gute kandi kurimo ndimo ndabyivanamo kuko bakoze mistake ntabwo wavanamo kandi Muyango ari umuntu wa mbere yamaganye yakoresheje Jihad akavuga ko ugomba kuva mu nzira umuntu nawe yumvishije kurara bisiba Jihad aje ahangaha uretse gato okay ngaho musharinge basi musharinge Jihad musharinge basi ndakubwiye ngo Jihad yamenye ukuri arangije amenya ko abana batarabe barangije aradirira ntabwo yamenye ukuri Jihad se yamenye ukuri ati kanza mpamagara none se niba atarakumenye kuki yabidiritinze kuki yarabidiritinze nuko amuteye ariko amukoresheje iterabwo buvuga ko uzajya gukoresha mutera ubwoba wabwiye Jihad ko mutwara muri ribu waramukanze ndi guhamagara Jihad turashaka gushyiraho umucyo nubwo utari gushaka kunyumva ibintu Keza yakoreye Kimenyi wabyakiriye ute ntabwo nabyakiriye neza nta reason yari afite yo guprovinga akurayo voice kumvisha abantu ibyo baba baravuganye byose kuko nubundi ntacyo yahinde nose ko yabisohoye basubiranye musharinge Jihad mubwire ngo ndamushaka ibi ngibi ntabwo yaba ari inzira nziza y'umutego Keza yakoresheje kugira ngo byononekere rimwe asenye urwo yifuje gusenya kuva kare ariko Godfather trust me nta muntu basenyera nta rugo rukomeye rusenyuka amakosa ya Kimenyi nayaho umushinja nonaha kwizera umwana w'umuntu agakabya akisanzura ninde yizeye Keza amakosa ya Muyango nayahe kugeza uyu munsi uretse kuba yaragushumitse akaguteza Jihad akaguha bene wanyu aya Muyango nawe kwemera kuza kwisobanura katika nkuburire Godfather sinzi ukuntu mu Kinyarwanda bajya babivuga iyo inkende enkima buri bwe yambuka yeyongera kunama niko bajya buri ko inkende yuriye ikomeza kwerekana ubwambure bwayo irahena banyarwandakazi niba ari umuntu ufite amakuru kugeza wamenye ko niba ari umuntu ufite amakuru kurusha abandi ni uyu mudamu turi kumwe nawe hano afite buri kimwe cyose ibintu disikrema yagushinje byo urabivugaho iki disikrema ibyakubabaje muri byo ni ibihe ukuri kurimo ni ukuhe ikinyoma kirimo ni ikihe nta kuri kumwe na kumwe kurimo uko ikinuza byari birimo ngo nimba ngo baramfashaga
yavuze story nkaho nari ndi muri nuza nta n'umunsi nakimenye yigeze kugirayo nari mfite ya nyambatya ndapfuye sibyo bashije ntabwo byashoboka waraye unyumvishije ya ufite telefone y'indi ruhande wankinira audio wohereje Kimenyi yesterday ariko ntabwo yasubije yinyumvishe gato ntabwo yasubije benshi mu byandi bimara 24 hours bigahita bivamo ariko urayifite wowe iwawe nyine susku yo wohereje iti deletingwa 24 hours okay nukuvuga ngo yagiye wari urakaye cyane uvuga ko ugiye gushyira ukuri hanze je ntabwo Godfather reka nkubwire ntabwo uri kumva by the way atari ibintu byo ku mihanda nge nibera mu buzima bwanjye busanzwe buri simple butazi ibintu bya hano ku mihanda kandi butuje nyuma yuko umenye ko Muyango ari wagutumyeho umuntu kugira ngo baguhagarike ureke umugabo we wabashije kwa approachinga Muyango no kumwereka ko nta kibazo ufitanye n'umugabo we cyangwa udashaka kumutwara umugabo Jewe mama ngo mu approachinga like muhamagara hada kubwiriye ko nyuma yaho Jihad akubwiriye ko ibyo yakoze byose no kuzana abana bawe kuri platform ibyo byose yabitumwe na Muyango waba waregereye Muyango kumaza icyabimuteye no kubera iki urumva nanjye nabajije umugabo arambwira twagizemo butakanye I think that's why okay birarangira ndavuga ko Imana ishimwe ariko igihe kizagera ukuri kuveyo wenda kuko njye narabyutse mu gitondo nsanga mfite message kuri iyi si ntarabonaho kuva nabaho nabanyibagiwe nabanta ikikoreka ko abantu bakunda bitagira umumaro banyandikiye abaza kubimwana ndavuga buriya ni ibintu by'abashakanye endeme bajya gusorovinga ibizibu byabo noneho ngiye mbwiko ko nanjye ndi umuntu kandi ndumva ndavuga nta mpamvu yo kujya guhubukira kujya kugeza n'uyu munsi Jihad yakoze nabi yakoze nabi kuko yakoze ibintu bitari professional ariko kubera ko ngiye ndi umuntu kandi nzi gustragoringa kwibeshaho nkaba ndi n'umubyeyi Imana ya uretse yuko nabandwanirira liberté y'umwana sibyo nkaba navuga ati reka ngende murega ariko nta kintu byamarira kuko nanabyutse mu gitondo nkavuga ngo ngiye kumuca amafaranga sintekereza ko twajya ntacyo byamarira gufungisha Jihad uri kote yanjye ari umuntu ushobora kuba nabonana nawe tukicara tukavugana cyangwa tukavugana kuri telefone akumva my side akagenda akabideletinga nge nicyo natekereje kandi icyo natekereje nkakimubwira umusajya w'abandi yarabikoze ni ukuvuga ngo Jihad nyuma yuko ni ukuvuga ngo abantu bose babikijwe amabanga n'uriya muryango barabatengushye yaba Jihad yaba na Keza reka nkubwire Jihad nge ndamwumva 100%. Nge ndamwumva nkuko nanjye nahagarara hano mvugira Kimenyi cyangwa se mvugira Muyango ari mushuti wanjye ndamwumva niyo mpamvu ngiye icyo namusabye mubwira ko ibyo wakoze byose wasohoye ni amabeshyo ahubwo Jihad azamuke Jihad uze kuzamuka ndamubwira icyo wamfasha wakora gutya na gutya na gutya arambwira ndabikora arabikora pe arangije no kubikora akora n'ikiganiro cyo guhinyuza akubwira ko ibyo yakoze yabitumwe na Muyango ari wamuhaye ka video kubera ko kara ka video nagapostinze 2022 2023 mu kwezi kwa 12 yes umuntu arakabika uwo wakabitse paka kaza 2025 kandi nagapostinze kuri Snap ntago nagapostinze kuri TikTok amaze kubimbwira amaze kubyumva turumvikana n'ibyo yanakoze nuko nyine yabikoze nkanjye utajya ugira ikintu ntakunda ibintu byinshi nabivuyeho yakoze ikiganiro gihinyuza arangije aragipostinga haciyeho igihe asubira mu kiganiro areditinga aho yasabiye imbabazi ikiganiro kirakomeza ariko it's okay Kasita yabikoze
hahandi yasabye imbabazi ahavanamo. Yes. Ni ukuvuga ngo imbabazi ze yisubiyeho. Yisubiye ariko it's okay. Rero ibyo muravuga ngo arancumika ngo nimba ari ukunshumika ngo nimba yavuze ngo imbabazi Jihad yagusabye yarazisubije. Yes, genda ubireba ariko kubera ko ngewe nzi neza ko yari yumvishe side yanjye ko ari naranabimbwiye ndamubwira ukuri kuzagera igihe ikiganiro yagukozeho cyambere agushumika cyarasibwe. Yaragisibye akora ikindi next day asabiramo imbabazi mba hari ababyumvishe barabyumvishije aravuga twavuganye na Natasha aransobanurira rwose nta n'ikibazo nta mbabarire arakivuguruza arangije kugipostinga bigezemo ngiye ndagitaginga papa w'abana ndangije n'abashuti banjye bose bari barimo barambwira no binaga ari byo yakoze amakosa suing Kera naho ngahura nambwira ati bazi umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambwira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere. Uretse gatoya Kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko uretse Imana nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro, sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo dede ngo nde oya kuko ibi butiku ntabwo bwazapfa burangiye muvugisha. Kimenyi yageze ahantu hirya umugore we ikibazo buretse ngende gukubwira nge se ndakubenge nose njye urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri muravuga ngo nige gusenye muyande. Ndashaka kugira ngo nkumvishe kano gace hanyuma noneho mpite nkubaza ikibazo cyanyuma ko yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza dekade bavuga ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu wececekere umve nge Keza reka twaravuganye niko kereka Imana ibabarira yarakubwiye ngo ahindukiza ngo madama akagwindukira kuri WhatsApp yawe ujye guhaye ngiye kurya so abariyo nkina mani nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo Muyango pase urumva uyu mugabo Natasha ngo niwe wamutanze Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo ku nkeke amubaza ngo nase ngo Muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka kwiza audio nazo mana yanjye mbaza nyuma y'ibi ngibi reka twumve icyo Muyango abivuga ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gatege turi guhamagara ndetse ari kumbwira ubundi Kimenyi niwe Kimenyi ni buri nyuma y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande umuretse wumve ngo ibingi Kimenyi ngo ni uri nyuma umuretse wumve wenyine kandi nako unani wowe Godfather urabizi kuko Kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi Keza nawe Kimenyi muraganira sibyo Kimenyi agira umunwa icecekere dekati buretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umunwa munini. Ndashaka kukubaza Keza kuko Keza Natasha inshuti yawe y'ibihe byose aya masaha kuba ishinjwa ko ariyo yisenyeye urugo igira umudomo uri kumva warira? Oya yaba beshyerwa kandi bakumvishije amajwi ntago wimvishije amajwi ye iye nyuma yuko wumvisha amajwi ye uri kumva nyuma yuko uri kumva amajwi ye nyuma yuko wumvishije aya majwi uramufata nk'iki nk'umuntu wabitewe nuko ariyo ngeso umuntu muziranye kuva mukiri abana bato wowe kugeza aya masaha ndashaka kugira ngo numve view yawe kuri we nyuma yuko tubonye ibingibi kuri Kimenyi nakomere nta mvura idahita gute se kandi wowe wise nyine nakomere urwishigishe aryo bavuga gutyo urwishigishe ni urusoma kongo iki ariko se reka ngubaze Nata niba ushobora kwifata bingana gutya kandi nzi ko ari wowe ufite uruganda rw'amakuru muri ibi bintu wa mukobwa we reka ngubaze sibajya bavuga ngo urwishigishe ararusoma yego enjoy bro ni ukuvuga ngo Kimenyi yirashe mu kirenge niba ndi kukumva neza kati Godfather hari ikintu